ubwo rero harakekwa ko byaturutse kuri uku gukubitwa umugabo we RIB yamufashe. Ni uburaya bw'umugabo, noneho rero hirya nanone hakaba hari umugore nawe noneho umugore akaba azi ngo umugabo ni indaya, undi nawe agaturuka hirya akabwira umugabo we ariko nubwo ugenda ngo umugabo urubure wawe nawe ngafite ngo indaya ngiza ngo kwinjira hano. Nuko dutangira guterana amagambo, ambwira nabi, ambwira ati n'ubundi sinzi, bwira so na nyoko bazi bamusinyire ngenda atashye. Njyewe rero namaze kubyumva gutya ari kutubwira nabi, umurwayi aho yararwaye yahise aravuga ati se nk'ubu ngubu ibi bintu mubikoreye iki? Ikaze wowe udahwema kubana na Nkerabigwi TV, ikaze aho mudukurikira muri hose mu bice bigiye bitandukanye. Mbashimira umusanzu mudahwema guha Nkerabigwi TV, by'umwihariko mukurikira ibiganiro bageza, ariko by'umwihariko mukabisangiza abandi, mugakorera like, mugatanga ibitekerezo ndetse mukabana umunsi ku munsi na Nkerabigwi TV. Mbahaye ikaze. Ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Zaza, umugore biravugwa ko yapfuye hagakekwa inkoni z'umugabo we. Uti byagenze gute? Iri ni isanganya ryabereye mu mudugudu bumwe akagari ka Ruhinga ni mu murenge wa Zaza, hari kuwa gatatu w'iki cyumweru tariki ya 18 Werurwe, no kuvuga ukwezi kwa gatatu uyu mwaka 2026. N'umugore witwa Petronila Musanabera w'imyaka 26 yapfuye avuye ku bitaro bya gisirikare i Kanombe, aho yari amaze ibyumweru bigera kuri 2 arwariye, ariko bikavuga ko ari uburwayi yatewe n'inkoni yakubiswe n'umugabo. Uti byagenze gute? Uyu mugabo n'umugore we, by'umwihariko uyu mugabo witwa Mugisha Patrick bivuga ko yarwanye n'umugore we hari ku itariki ya 5 Gashyantare uyu mwaka. Bikavugwa ko uyu Mugisha Patrick yakubise bikomeye uyu Petronila, ariko bikaza kumuviramo kumutransfera ku bitaro bigiye bitandukanye, hari mu bitaro bya Kibungo, ariko bikaza kunanira kugira ubwo bamujyanye ku bitaro bya Kanombe, n'ibitaro bya gisirikare biri Kanombe mu mujyi wa Kigali. Uyu mubyeyi rero ngubwo yararwariye mu bitaro bya Kanombe, haje kusa naho haza kubaho gutekereza uburyo bamucyura akajya kurwarira mu rugo, cyane ko ngo uburwayi bwe babonaga nta kiyongera ndetse nta n'indwara iri kugenda igaragara, ariko nubwo bo bakekaga inkoni yakubiswe n'umugabo we Mugisha Patrick. Uyu yitwa Liberata, uyaka umuvandimwe wa Musanabera Petronila ari nawe wapfuye. Uti yapfuye ate rero? Bari bamuvanye ku bitaro bya Kanombe bamujyanye iwe mu rugo ahangaha Izaza muri Ngoma, ariko ngo ubwo yaracyururuka kuri moto bamugejeje mu rugo yaje kudandabirana yikubita hasi, bagiye gukoraho basanga umuntu yapfuye kare, basanga umuntu yapfuye akiva kuri moto. Ngayo ngo byagenze gute? Reka Liberata abanza dufashe atubwireho gatoya iyi nkuru yabo, ubundi byagenze bite, bitangira bite, abakimbirane bigenda bite, bagiye kurwana bivuye hehe? Ndavuga ati se n'ubundi kuba gutya bimeze gutya byo ntacyo biri butange, tugakomeza tugahera ahangaha byo biratanga iki? Nuko dutangira guterana amagambo, ambwira nabi, ambwira ati n'ubundi sinzi, bwira so na nyoko bazi bamusinyire ngenda atashye. Njyewe rero namaze kubyumva gutya ari kutubwira nabi, umurwayi aho yararwaye yahise aravuga ati se nk'ubu ngubu ibi bintu mubikoreye iki? Basi amagambo y'umureka mukazayaterana twatashye, ibyari kuba bitwaye ariko nkabanza nkamera neza. Aya makimbirane havugwa hagati ya Mugisha Patrick n'umugore we Petronila Musanabera wamaze gupfa, amakimbirane yabo yakomeje kuri koroza, ngo na makimbirane navuga ataramaze igihe gito cyane ko ngo yarasanzwe baba muri uyu muryango. Na makimbirane ngo yashashingiye cyane ku buraya. Umugabo yashinjwaga n'umugore kujya mu ndaya. Ubyumve neza, umugabo yahoraga ashinjwa n'umugore ko ajya mu ndaya, ariko ngo hari umuntu waje guca inyuma abwira uyu mugabo Patrick Mugisha, amubwira ko ngo umugore we Petronila nawe hari abagabo ajya yakira akabazana mu rugo. Ako kantu murakumva? Umugore aravuga ko umugabo ajya mu ndaya, umugabo nawe baca inyuma ngo hari undi wamubwiye ati umugore wawe azana abagabo mu rugo rwawe. Ngaho ngo amakimbirane ahantu yatangiye gushingira, bose bashinjanya uburaya. Kugira ngo wumve aya makimbirane n'uburyo bayashinjaga, reka twumve abaturage bo muri uyu mudugudu bumwe muri aka kagari ka, ngira ngo ni akagari ka Ruhinga, ni akagari ka Ruhinga mu murenge wa Zaza muri aka karere ka Ngoma. Reka wumve ukuntu bavuga iby'ubu buraya bashinjanyaga uyu mugabo n'umugore. Ati shape fani ni rwose pe, nijoro Patrick yankubise ankubitira hariya hano gutya ku uruhande rw'intuze rwo kunzu kuwe, ngarankubita yankubise umugeri, yankubise hano mu kiziba cy'inda, amaze kunkubita birangije ndamubwira ngo shanga uyu mugeri unkubise ngo ntacyo mvuze, ariko Imana izawukubaze. Ndamubwira ntese kuki utari kujya kumurega? Arambwira ngo ntawe narega.
ni uburaya bw'umugabo. Ni uburaya bw'umugabo. Noneho rero hirya nanone hakaba hari umugore nawe noneho umugore akaba azi ngo umugabo ni indaya, undi nawe agaturuka hirya akabwira umugabo we ariko nubwo ugenda ngo umugabo urubure wawe nawe ngafite ngo indaya ngiza ngo kwinjira hano. Bashinganyaga uburaya. Ni ikibazo umugabo aramukubita, amukubise umukobwa rwose abura imbaraga zo kuba yakwizana ngaze hano bamurwaze. Agize amahirwe abona umugira neza wamuzanye kuri moto amugeza hano kuko nta mbaraga yari agifite. Kugeza ubwo yageze hano dufata umwanzuro wo kumwohereza kwa muganga ku kigo nderabuzima cya Sangaza. Agezeyo ku kigo nderabuzima bati ntabwo tugushoboye, bamwohereza i Kibungo. Ageze i Kibungo nabo bati ngo ntibamushoboye, bamwohereza i Kanombe. I Kanombe yari amaze y'ibyumweru 2. ngayo nguko rero nuko ibyizaza nuko ibya Petronila byarangiye, yaje kurangira yitabye Imana. Kugeza ubu turacyakurikirana ngo tumenye aho duherukira amakuru nuko nyakwigendera atarashyingurwa, cyane ko imiryango yombi yaba iyo ku mugabo no kuvuga kwa sebukwe wa Petronila ndetse no kwa banyirabukwe ntabwo ngo bumvikanaga. Imiryango yombi navuga nubwo yari yarashyingiranye nayo ubwayo ngo yari irimo amakimbirane. Nkuko mubibona ku mashusho, Nkerabigwi TV yabashije kubona ikesha bamwe mu banyamakuru bakorera mu gice cy'uburasirazuba nuko umuryango wari ukibitse isanduku mu nzu mu gihe umurambo we wari wajyanywe mu bitaro kugira ube uri mu buruhukiro mbere yuko hategurwa gushyingurwa. Gusa nyine amakimbirane yo ntabwo agarukwaho rumwe. Gusa umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba ni Superintendent of Police SP Hamuduni Twizeyimana mu makuru make namenye nuko yemeza ko hari amakimbirane yabayeho ku itariki 5 Gashyantare uyu mwaka 2026. Abashakanye nyabona musigeho ibintu byo gukimbirana, na amakimbirane dukomeje kugenda tubona aho twumva ngo runaka yisha umugore we, runaka yisha umugabo we, tukayabona mu karere kamwe 2 3 4 5 uturere turenga 10 mu turere 30 dufite. Ngira ngo ni ikibazo rero gikwiye kuba gihabwa umwihariko. Reka mbashimire mwese mudahwema kubana na Nkerabigwi TV, ubwo ibiganiro byacu byo bikomeza umunota ku wundi isaha ku yindi. Niba utarakoze subscribe akaniko kanyango yikore tujye tubana umunsi ku munsi, ibiganiro nitubisohora bikugereho umunota ku wundi isaha ku yindi.